Ibihe byiza kuri wowe dukurikiye kuri Baza Muganga. Uyu munsi reka tuvuge ku kibazo cyo kubona urubyaro. Hari abantu benshi bakimara kubona videwo twigishije tuvuga impamvu zatuma abantu babura urubyaro, bagiye batubaza icyafasha abantu kubona urubyaro vuba cyangwa mu buryo bwihuse. Usanga nyine benshi iyo bagiye gushakana, bagiye kubana nk'umugabo n'umugore, benshi baba bifuza kubona urubyaro ariko siko bose bagerayo ngo bahite babona urubyaro. Benshi rero baba bifuza guhita babona urubyaro ako kanya, guhita asama cyangwa guhita atera inda. Ibi ngibi ugasanga benshi bamaze amezi atandatu, umwaka cyangwa imyaka irenze batarabona urubyaro. Hari ibintu byinshi rero tugomba kumenya. Icya mbere, kugira mubone urubyaro, icya mbere nakubwira ni ugukora imibonano mpuzabitsina, ni uguhura nk'umugabo n'umugore. Benshi rero bazi ko iyo bagiye guhura baba bamaze gushakana, kugira babone urubyaro vuba ni ukujya bakora imibonano mpuzabitsina mu gitondo, ku manywa, nimugoroba, inshuro nyinshi ku munsi. Ibi ngibi akenshi usanga iyo abantu bagishakana bamaze gukora ubukwe, bari muri honeymoon, bakora imibonano mpuzabitsina kenshi ku munsi, kenshi nijoro, bikaviramo no kurwara ama infection atewe n'iyo mibonano mpuzabitsina ya hato na hato, bimwe bita cystite de la lune de miel. Rero icyo twavuga aha ngaha, kugira mubashe kubona urubyaro, ntabwo ari ugukora imibonano mpuzabitsina kenshi ku munsi, ahubwo mwajya muyikora mugashyiramo intera. Nimba mwayikoze uyu munsi, ejo mugasimbuka, ejo bundi mugasimbuka mukayikora ku munsi ukurikiraho. Ibi ngibi nibyo bifasha za sperme gukorwa ari nyinshi, kuko sperme nizo zibustinga za spermatozoide. Za sperme rero ziba zirimo intungamubiri zihagije zo gufasha izo ntanga kugenda kuva aho ziri zikagera ku ntangangore. Ikindi twamenya, usibye ko gushyiramo izo ntera y'iyo minsi hagati y'imibonano mpuzabitsina n'indi muzongera gukora, usibye ibi ngibi binafasha umubiri gukora intanga nyinshi zihagije, ku buryo igihe mugiye gukora imibonano mpuzabitsina, intanga zihagije zibe zakuze, noneho zikagenda ari nyinshi, zirimo mu masoro menshi, zikabona imbaraga, zikagenda zikagera aho zigomba kugera. Rero ikosa wakoraga ryo gukora imibonano mpuzabitsina kenshi, nizera ko umaze kubimenya. Ubutaha nimba ushaka kubona urubyaro, wajya ushyiramo intera mukabikora uyu munsi, ejo mugasimbuka mukabikora ku munsi ukurikiye, kugira izo ntanga n'ayo masoro azagende ari menshi ahagije, ku buryo ashobora kugera aho agomba kugera, bikaguha icyo wifuza. Icya kabiri ukwiye kumenya ni uko nimba ushaka kubona urubyaro, nimba mushaka kubona urubyaro, mugomba kwiha igihe cyo kuruhuka. Usanga benshi baba bari mu mibare myinshi, cyangwa baba bamaze gukora ubukwe, cyangwa baba bamaze guhura nk'umugabo n'umugore, bagahita basubira mu kazi, ugasanga barananiwe, bakajya bahura bananiwe cyane, ugasanga ibi ngibi nabyo bibateye kubura urubyaro, kuko kwa kutaruhuka bizatuma mudakora imibonano mpuzabitsina neza, kandi nimutayikora neza bizatuma mugira ikibazo cyo kubona urubyaro. Ikindi dukwiye kumenya ni uko mugomba gukora siporo. Tuzi ko siporo ituma amaraso agenda neza, imitsi ifunguka, imisemburo, ocytocine, progesterone, estrogene n'indi misemburo myinshi ikora neza, bityo rero bikaba byatuma umubiri wawe ukora neza, unakora na za ntanga, zaba intangangore cyangwa intangangabo, bigakorwa neza. Ikindi dukwiye kumenya ni ukwirinda itabi no kwirinda kunywa inzoga. Aha ngaha ntabwo tuvuze ngo ni ukugabanya, ahubwo ni ukubyirinda, kubireka burundu. Mu bushakashatsi bwakozwe muri Canada, byagaragaye ko abagabo banywa inzoga baba bafite amahirwe make yo kubona urubyaro, kuko za nzoga na ya acetaldehyde banywa inzoga iragenda ikangiza utunyangingo cellule de Leydig na cellule de Sertoli zikora intanga, bityo rero bigatuma intanga zigakorwa ari mbi. Intanga zimwe z'abagabo ziba zidafite imirizo, ziba zidashoboye kugenda, bityo rero ugasanga intanga umugabo yakoze zishobora kugenda ngo zigere ku ntangangore,
ari nkeya, ibi ngibi bikaba byamugabanyiriza amahirwe yo gutera inda no kubona urubyaro. Ikindi dukwiye kumenya ni ukureba indyo ufata. Iyo tuvuze indyo yuzuye ku mugabo mu buryo bwo kubona urubyaro, tuba tuvuze indyo irimo zinc zihagije, indyo irimo vitamine B9 na B12 bihagije. Izi ndyo rero zirimo zinc wabona kenshi ni inyama zitukura. Ikindi twabona ngaha ni inyanya z'umutuku turazizi. Ibirimo vitamine B9 byinshi ni intoryi. Usibye intoryi hari epinare, ariko hari icyo twakwita beterave. Ibi ngibi biba birimo za ntungamubiri zifasha umubiri gukora intanga vuba vuba, bityo rero bikaba byagufasha kubona urubyaro. Ku bagore rero igituma za ntangangore cyangwa amagi y'umugore akura vuba vuba ni vitamine B9, kandi vitamine B9 cyangwa folate biba kenshi muri za ntoryi, bikaba mu byo bita epinare. Ibi ngibi nibyo bibamo. Ibi ngibi rero uwibanze kuri ibi biribwa, tukaba twakongeraho ibyo bita brocoli, amashu, chou-fleur. Ibi ngibi byafasha za ntanga zawe, ndavuga intanga z'umugore, gukorwa neza zigakura neza, maze bikaba byaguha amahirwe menshi yo kubona urubyaro. Ikindi twamenya ngaha ni ukureba ekilibre ya siporo ukora, ibyo urya. Ibi ngibi usanga hari umuntu ukora siporo kenshi, abasportif, agakora siporo nyinshi cyane ku buryo agira ibituza. Ibi ngibi bishobora gutuma ku mugore atabona urubyaro, kuko iyo ugize ibituza uko nguko ugakora siporo cyane, bituma umubiri wawe ukora testosterone nyinshi. Testosterone ikaba yatuma amagi yawe cyangwa intanga zawe zidakorwa neza. Ku mugabo ni byiza, ariko ibibi nabyo ni uko hari abagabo bashobora gufata amaproteine menshi rero bamwe bakitera n'amaproteine. Amaproteine iyo uyiteye kubera siporo cyangwa izindi mpamvu, bishobora gutuma intanga zawe zikorwa ari mbi, zigakorwa zidafite ubuziranenge. Ibi bikaba byatuma utinda kubona urubyaro. Ikindi twamenya ku bagabo ni ukureba ubushyuhe. Twavuze ko umubiri w'umugabo cyane cyane hahandi ku myanya y'ibanga cyangwa imyanya myibarukiro, intanga zihakorwa mu gihe hari temperature iri hasi. Rero ukwiye kumenya kwirinda kwambara imyambaro ishyushye cyane. Nimba uri umumotari, ukajya wirinda kwicara kuri ya reservoir iba ishyushye cyane, kuko ishobora gutuma udusabo twawe tw'intanga twangirika cyangwa tugakora intanga mbi. Ukirinda kwambara caleçon igufashe cyane, mbese ukirinda kuba ahantu hari ubushyuhe cyane, ukirinda gushyira telefone yawe mu mufuka, ukirinda gukoresha computer yawe ku mavi, kuko ibi ngibi bituma intanga zawe zangirika. Ibi ngibi rero ni ibyo mushobora gukora kugira mubone urubyaro vuba, wa mugore we kugira usame vuba, cyangwa wa mugabo we kugira utere inda vuba. Ibi ngibi byagufasha cyane.